ubundi paste icyaha niki? Kabaheburayo ijambo kataha isobanura ngo icyaha isobanura ngo kubura intego mu buzima bwawe. Abagira iki bagiye gusobanurira ijambo icyaha kivuye kuri hamaritoros. Hamaritoros ni umunyabyaha, hamaritiya ni icyaha. Noneho ro hamaritiya ngo ni ukubika ibitekerezo bibi mu mutima. Ubwo ni uvuga ngo kubaheburayo itagira intego mu buzima buri umunyabyaha. Icyaha ni iki twakiganiriyeho, ariko inkomoko y'icyaha. Noneho turareba inzira z'icyaha, turebe intambwe z'icyaha, turebe kamere y'icyaha n'umuntu, turebe imizi y'icyaha, turebe imbaraga z'icyaha, turebe icyaha kitababarirwa, turebe ingaruka y'icyaha, turebe no kunesha icyaha. Ariko icyo cyaha cyakozwe na Adamu gitandukanye n'icyaha gikorwa n'ababyeyi batubyara, kigatandukana n'icyaha natwe dukora ubwacu. Ariko icya Adamu twese tukaba tugifite, n'icyo ababyeyi bawe uragifite, n'icyo wihariye uragifite, n'icyo usangiye n'inshuti uragifite. Nitumara kuganira inzira z'icyaha kinyuriramo kugira ngo igere ku muntu, turaganira intambwe z'icyaha. Hari igihe uzira icyaha kiri mu mutima abantu bakakwita inzirakarengane. Ikindi Imana ikorera muri sifere eshatu. Imana ihana uwakoze icyaha, n'uri mu cyaha, n'uzakora icyaha, atarakora icyaha, ariko kuko izi byose. Nzi ko amadini menshi aba arashyizeho igihe abantu bagomba guhuriraho ngo bagaterana. Isaha nabonye ahenshi bashyira saa 3. Ubwo barangijeho n'umunota umwe baba bakoze icyaha. Nabo bakoze icyaha ko saa 8 ni saa 8, ntabwo ari saa 8 n'umunota umwe bavuze, kuko babyiyemeje. Iyade kuruwaya fidele de l'église hakaba na chrétien. Chrétien nabagenda nka Yesu gusa mu bizera bari mu itorero, hakaba n'abayoboke rero uruhurirane rw'abinjira bose. Noneho rero politike z'isi zihuje n'Imana noneho kuri icyo. Kuri icyo zirahuje. Bashimye n'ababikora. Ako kantu nabo bazabizira niba waramushimye kuvuga ati ariko uramubandi yaratugejeje hari yakoze aramurasa. Ubwo nawe uri mu rubanza rumwe n'uwo nguwo. Ubu ushaka kuvuga ngo umujura nagutera mu nzu uzamureka kwica? Umujura nagutera muri legitime defense. Oya pase aho ngaho ntabwo twemeranye. Umujura araguteye yego kandi afite ibyuma, ntabwo ushobora kwitabara nawe ngo umutange umwica. Aravuga ngo Petero subiza inkota mu rwubati kuko abicisha inkota nabo bazicwa nayo. Yaravuye ngo ntabwo ari umugambi wo kurwana mfite, iyo mbishaka ntabwo nari kwiyambazamwe, nari kubwira data wo mwijuru akanyohereza ingabo z'abamarayika legio 12, kandi legio imwe ni 6,000 byari ku 72,000, nari kubagota ntihagire usimbuka. Yohana yaravuze ngo imitima yitaducira urubanza turatinyuka. Niba uyu muntu umutima utari kumucira urubanza ko yishe ahubwo yitabaraga, ese ubwo imbere y'Imana hari icyaha gihari? Icyaha biterwa nuko warezwe nuko wigishijwe. None se nk'abagurana abagore ntibacita icyaha, umutima urabarega? Barahari se bagurana abagore? Ndi kuvuga nti ubwo intambwe z'icyaha ni iyihe wahereyeho? Intambwe ya mbere ni icyaha cy'inkomoko ca Adamu. Iya kabiri ni icyaha c'ababyeyi bakoze udahari kandi ukakiryozwa. Iya gatatu icyaha wigana abagikoze ngo kuko ntaco babaye bikagutinyura nawe ukagikora. Ikidusobanura icyo kintu neza. Péché originel akaba péché héréditaire akaba péché collectif akaba na péché individuel. Iyo ni individuel niyo gatoza. Ijambo neste ya mu Kigiriki kwiriza isonora kwigomwa. Rero uwabuze ibyo kurya kiyiriza ntabwo aba yigomwa ari kubesha. Satani we ntabwo ari wereyerema mu by'ukuri uzana imbaraga z'icyaha, ahubwo agabanya ingaruka zacu. Umugore utabyara harikwa biremewe. Umugore w'umunyamwanda araharikwa biremewe na Korowani. Umugore w'umunebwe utazi gukora nawe araharikwa. N'umugore wanjye idini. Abakristo ntabwo basahura mu bambere. Ubundi se biremewe ko umukristo asahura iyo atsinzwe? Ariko hari ibyaha Imana yihanganira. Aho ngaho kuri iyo ngingo ya 8 ni 3. Ari ugutabara umuntu bakora icyaha cyo kubeshya. Yego. Ari no kumutanga bakamwica. Yego. Igikomeye ni imbere y'Imana. Imbere y'Imana igikomeye n'uguti. Ingaruka y'icyaha rero nukunuka. Ingaruka y'icyaha ni indwara. Ingaruka y'icyaha ni inzara. Ingaruka y'icyaha ni intambara. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Imana yagize ububasha bwo gukiza umuntu urupfu rw'iteka ikoresheje umwana wa Yesu Kristo. Yabuze ububasha bwo gukiza abantu ingaruka z'icyaha. Ni ubuhe butumwa ugeneye abatuye isi? Abatuye isi bose nuko bakwizera umwami Yesu bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Kuko wamwambuze yaravuze ngo njyewe rata uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongere gusuhuza nshuti mukundwa, gira amahoro y'Imana. Turakwifuriza kugubwa neza kandi turashimira Imana kuko yaturinze nayo kakurinda, ikaba yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire mu kiganiro cyacu
menya n'ibi. Turagarutse rero na Pastor Mazi Birego, maze kumenyera kandi Pastor amaze gukundwa n'abantu cyane kubw'ubutumwa bwiza Imana yamuhaye kandi buri kubohora benshi. Nabo mushyashya rero dukukiye bwa mbere, reka tukubwire ngo niba utarakora subscribe uyikore kuko tugufitiye byinshi kandi abantu benshi barimo gukirira ahangaha. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu aho turimo kwiga kwirebana na doctrine cyangwa se zimwe mu ngingo zigize doctrine zigeze ku 10, ariho Pastor yatweretse ko umuntu wamaze guhabwa izi nyigisho nta kintu gishobora kumuzunguza kimuhungabanya mu gakiza cyangwa se ngahungabanishwe n'iyindi nyigisho cyangwa izindi nyigisho z'abandi bantu cyangwa zo mu yandi madini atandukanye, bitewe nuko yahawe inyigisho yuzuye imufasha mu gakiza. Reka twakire Pastor kugira ngo asuhuze abadukurikiye, adusengere, twinjire mu kiganiro cyacu. Turabasuhuza mwese abatugana kuri channel Iron TV. Imana bagirire neza kuko kwishimira ibyigisho byacu dutanga abadukurikira buri munsi. Ni Pastor Mazi Birego Pierre. Tugiye kuganira noneho rero ku ngingo ya 7 y'inyigisho nzima cyangwa twite inyigisho shingiro z'itorero. Ni ikigisho cyitwa kumenya icyaha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kumwe natwe, utuyore mu magambo tugiye kuganira. Eki jambo ryawe riboni umwanya mu mitima y'abera abaryumva bari hirya no hino mu mahanga yose, kugira ngo buri wese uryumva abashe gukizwa naryo. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Pastor, ubushize ubwo duheruka ngira ngo twatugeze kuri iyi ngingo ya 7 irebana n'icyaha, ariko kuko ibintu byari byaryoshye byatubanye binini, turavuga ngo reka dusubikira ahangaha tuzasubukurire kuri iyi ngingo n'ubundi irebana n'icyaha. Ubundi Pastor, icyaha ni iki? Ubundi icyaha biterwa nuko abantu bagisobanuye mu ndimi zabo nk'Abaheburayo. Ijambo kataha bisobanura ngo icyaha bisobanura ngo kubura intego mu buzima bwawe. Umugabo nimugoroba akaba atazi icyo azakora ejo. Umuntu mukuru responsable akaba atazi icyo azakora ejo cyangwa ejo bundi, akaba atarakoze gahunda y'ubuzima. Niko bita ngo icyaha Abaheburayo. Icyaha ni ukutagira intego mu buzima, kataha. Ariko noneho abagira iki bagiye gusobanurira ijambo icyaha kivuye kuri hamaritoros. Hamaritoros ni umunyabyaha, hamaritiya ni icyaha. Noneho hamaritiya ngo ni ukubika ibitekerezo bibi mu mutima. Ngo nuvuga ngo kubaheburayo itagira intego mu buzima uri umunyabyaha. Kubagira iki? Iyo ubitse ibitekerezo bibi mu mutima ngo uri umunyabyaha. Ariko noneho icyaha uko ibyanditswe byara bidusobanurira, kitubwira ko icyaha ari ukwica itegeko. Irihe tegeko? Noneho rero itegeko ni irihe? Yohana ya mbere igice cya 3:4 aravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Hepfo aravuga ngo ubugome cyangwa kwica amategeko. Noneho rero icyaha mu magambo y'Ikinyarwanda ntabwo wabona icyo wagisobanuza, kuko hari ikintu cyitwa amateka, hari ikintu cyitwa amasezerano, ariko muri Bibiliya y'Igifaransa bakoresha ijambo loi, kwari itegeko, bagakoresha ijambo commandement, kwari itegeko, bagakoresha ijambo ordonnance, rikaba itegeko, bagakoresha ijambo edit, kwari itegeko, bagakoresha ijambo decret, kuko ari itegeko, bagakoresha ijambo convention, itegeko, bagakoresha ijambo promesse, itegeko. Ibyo byose bimbuye mu kintu cyitwa amategeko, ariko ntibyitiranwa, ariko bimbuye mu kintu cyitwa itegeko. Ni ukuvuga ngo iyo ari itegeko ukarigira urihande ukica amabwiriza yaryo uburyishe. Ariko nk'amasezerano iyo tuvuze ngo turahura saa 8 noneho nkahagera ntuhagere, ni icyaha kuko wisha amasezerano, kandi nayo nubwo ari promesse cyangwa se convention ariko ni itegeko. None iyo bavuze ngo korale irakora repetition, irasubira mu ndirimbo saa 7 zuzuye, umuntu wese uje nyuma saa 7 mu bakristo akwiriye gusaba imbabazi kuko yisha itegeko. Yabadasabye imbabazi akabazi neza ko akoreye ku cyaha. Icaro ni ukwica itegeko kibumbye ibyo byose navuze, ryabisezerano, ryabiteka, ryabinama,
iyo ikintu cizweho kikaganirirwaho mukacemezanyaho ugahemukira abandi burya bari icyaha. none pasi tukiri aho ngaho uvuze abaririmbyi unyibutsa n'abandi bantu basengera mu madini n'amatorero atandukanye ko nzi ko amadini menshi aba arashyizeho igihe abantu bagomba guhuriraho ngo bagaterana isaha. Nabonye ahenshi bashyira 3:00 abaje mu 3:00 nubwo nabo baba bakoze icyaha, abakoze icyaha kuko batahakaye. Ubundi igihe bakoze inama ukabona ko utayishoboye imbere y'Imana gukiranuka ni ukuyihakana. ubwo barangije n'umunota umwe baba bakoze icyaha. Nabo bakoze icyaha ko 8:00 ni 8:00 ntabwo ari 8:00 n'umunota umwe bavuze, kuko babyiyemeje. babyiyemeje bakanabisengera mbere yo gutandukana. Nabyo bikagaragara ko Imana ariyo muhabya. Buryo iyo murangije inama mukagirana amasezerano mwaje gutandukana mukavanga umwe nasenge muba muri kuvuga ni Imana ibirebe. Ubwo rero 8:00 itandukanye na 8:00 n'umunota umwe. None ubwo benshi rero baba bagendera mu byaha. Nizo mpamvu twakoze kwigisha dogtrine. Kuko umuntu akerega iminota 20 akumva nta kibazo. Kari byo byibereyeho. Nibwo buzima. Hari abantu bavuga ngo ni 3:00 bakaza 5:00. Buriya Paulo avuga ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi muri Timoteyo ya mbere ibice 3:1 kugeza ku 7 ngo abayifuje umurimo mwiza aba ari inyangamugayo abagira gahunda iragahunda nuko utarenza umunota. Ariko ngira ngo ibyo birareba kubahawe inshingano y'ubwepiskopi. Oya, iyo bita umwepiskopi buriya n'umutambye nawe ni intumwa mu cimbo ca Kristo kuko abakristo nabo nabatambye burya. Ni ukuvuga ngo iyo warahiye ikintu imbere y'Imana iracumva ntabwo yimva icumwepiskopi gusa yumva ari icumukristo yarahiriye. None ko ibyo babifata nk'ibintu bisanzwe. Naho nageze hose sinzi niba ari muri Afurika gusa ariko abantu ntabwo bija bubahiriza igihe. None se paze uwo mwuka wera yakorana n'abate kandi numva bateranira ku cyaha bakagitahira. Urumva umuntu uteranira ku cyaha nawe ntabwo azarokoka. Niba muze ngo muratangira 8:00 uka 8:00 n'igice kugira ngo urokoke nuko wabisabira imbabazi gusa. Niwo muti. Ibyo birakaze. Ariko kwinjira ukaririmba udasabye imbabazi uvuga ngo ntaco bitwaye bizagitwara. Okay. Reka tugaruke. Pastor, Adamu na Eva bakoze iki? Adamu na Eva babuze kutumvira. Imana imaze kubashira mu ngobyi ya Edeni umugambi wari kugira ngo bayihingire bayitunganye bimenyereze ibiyirimo babitegeke. Nibyo sezerano. Ubwo noneho rero kutumvira niba Imana yaravuze ngo mutegeke byari ibyigenza n'ibikururuka n'ibiguruka. Noneho Satani agiye kubashukashuka yihanga mu nzoka. Ucyaha bakoze nuko bibagiye ko Imana yabahaye ubutware bwo gutegeka niyo nzoka kuko irimo ibikururuka ahubwo bakakira ibyibabwiye. Nuba ngo babuze kutumvira. Ubwo icyaha bakoze no kutumvira. Nuko kutumvira. Yagize ngo no kwica itegeko ry'Imana. Si itegeko ry'Imana, si ku Imana yaravuze ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi muje murya imbuto zacu, ariko igiti cy'ubwenge kimenye iciza n'ikibi ntimukakirye, igihe mwakiriye no gupfa muzapfa. Nuko kwica itegeko ry'Imana kuko nyine barirenzeho bakakirya. None baze kuri kuvuga gutyo tugaruke ku birebana n'amategeko. Tubona abadivantiste bakunda kugaragaza 10 avugwa mu kuva. Imana yahaye Abisiraheli nubwo nyine bavuga ko twese tureba, ariko ubundi numva ko ngira ngo uri dogiteri muri theology ari amategeko ubundi Imana yarabahaye muri 313. Mbo ayo nziraboneka muri Bibiliya, ariko Abisirayeli bari bafite ayabo umubare w'ukuri singuzi w'Abisirayeli, ariko wagendanaga n'imihango yabo ntabwo yari amategeko y'itorero na imihango y'Abayuda. Ayimana yarabahaye n'ayabo yabo. Ubundi amategeko 10 niyo bahagararaho ariya yatanzwe bari kuva mu Egiputa. Ntayandi mategeko Abisirayeli Imana yabahaye. Oya, hari amategeko ajanye n'imihango. Kuvuga ngo umuntu ntakwiriye gutunga mushikiwe. Ajanye n'umuco. Byose hamwe noneho nanga. Ibyo byose birunze hamwe nibyo bavanga ni 613 byose bibumbiye hamwe ibyo babuzwa byose bishingiye no ku mihango. None kuri kuvuga ko icyaha ari kutumvira akaba ari kwica itegeko ry'Imana. Uyu munsi abantu benshi akaba badakurikiza itegeko rya kane ry'isabato. Ese waba urimo kutugarura twereka ko ubwo twaba twarakosheje?
oya nuko ari amategeko Yesu amaze kuyabumbira muri abiri ayo yatubwiye ko twubahiriza. Hari avuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Yari maze kuyabumbira muri abiri. Ku itegeko rya mbere kugera ku rya kane ni irya mbere, none itegeko rya gatanu kugeza ku rya 10 ni irya kabiri. Ubwo niyo mategeko uyu munsi ariho, niyo mategeko uyu munsi ariho, niyo areba bizera bose, niyo bareba bizera bose. Nuvuga ngo itegeko rya mbere ntukagire izindi mana mu maso yanje, rya kabiri ntukiremera igishushanyo kibajwe cyangwa isa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base kageza kubuzukuruza n'ubibi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanje kageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. None itegeko rya gatatu rivuga ngo ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacu umuvugiye ubusa izina rye. Irya kane none wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 y'ukora ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa indogobe yawe cyangwa umunyamahanga uri wese uri wawe, kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremwe mu ijuru n'isi n'ibirimo byose, karuka kwa karindwi nico cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ayo ngayo Yesu aravuga ngo ukwarane ni ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ubwo yone nahakurisha. Irya kabiri rero ni wowe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe binyoma, ntukifuza inzu ya mugenzi wawe. Ayo yose Yesu abumbira mu ijambo rivuga ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Kuko birareba imibanire yacu hagati y'abantu n'abandi. None ubwo nukuvuga ngo uyu munsi rero icyaho umuntu akora nukuba atakurikiza ayo mategeko abiri. Ayo mategeko uko ari abiri abumbiye irebana n'urukundo. Ubwo wakoze icyaha. Ubwo iyo wangirijemo ubukoze icyaha. Okay. None kuri iki cyaha uri murerekana bamaze kutwereka inkomo icyaha icyari cyo ugiye mu bagira iki wisobanura no mu baheburo no mu gihe burayo ugeze no muri Bibiliya utweretse icyaha ari kutumvira Imana, ariko kutumvira Imana akabisobanuye kwica itegeko ryayo. Niki watubwira noneho muri iki gihe kuri twebwe abantu niki twakora kugira ngo tubashe gukurikiza ayo mategeko y'Imana? Nugukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ugakunda mugenzi wawe muri kumwe. Kuko Yohana ya mbere ibice 4:20 haravanga umuntu navuga ngo nkunda Imana ariko yanga mugenzi we bari kumwe wazaba ari umubeshi Imana inyabinyoma kandi ukuri kw'Imana kuzakutari muri we. Nukuvuga ngo wakunda utimana utareba wanga mugenzi wawe muri kumwe, ni kwijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe niyo agize ayo mategeko yose uko ari 10 akayabumbira muri abiri. None pase nta muntu ushobora gupfa kugira urukundo ari umupagani. Niki wabwira abapagani? Ese ubundi abantu bose ibyo birabareba n'abatarizera? Nta mupagani wagira urukundo kuko urukundo ni imbuto y'umwuka. Nta mupagani wagira ibyishimo kuko ibyishimo ni imbuto y'umwuka. Nta mupagani wagira amahoro kuko amahoro ni imbuto y'umwuka. Nta mupagani wakwihangana, kwihangana ni imbuto y'umwuka. Nta mupagani wagira neza, nta mupagani wagwa neza, nta mupagani wagira ingeso nziza, nta mupagani washobora kwirinda, nta n'umupagani wakiranuka. Duhere ku cyambe. Izo ni imbuto z'umwuka ziva gusa ku babyawe ubwa kabiri. Duhere ku cyambe. Urukundo. Uravuze uti nta mupagani wagira urukundo. Kuko urukundo ari imbuto y'umwuka. None wowe kurwa ruhande niki kigaragaza urukundo? Urukundo ni igikorwa kitagamije inyungu no kubaka izina. Hari imiryango tuzi iri hano muri iyi si ikora ibyo bikorwa byiza kandi ibikorwa by'impuhwe, kandi ugasanga benshi bayiyoboye n'abayirimo bakora ibyo bikorwa batumwa hirya no hino ntabwo bigeze bizera. Ese icyo ntabwo wavuga ko nayo ari imbuto y'umwuka bafite? Oya, ntari imbuto y'umwuka bafite, ahubwo ni igikorwa cyo kubaka izina.
n'ubucuruzi. ubwo inyungu ushaka kutubwira ni inyungu y'uko bubatse izina se bakaba banacuruza bakamenyekana, kandi iyo basaba amafaranga yo gufasha bakuramwa yabo barahembwa, nta kazi barimo, ntabwo ari urukundo barimo. uwagitangije nyine kwari ukubaka izina ngo bamwandike mu mateka. ubwo izo nazo ni inyungu zikomeye, kuko urukundo rukorera mu bintu bitatu. hari urukundo rukorera mu kubaka izina kugira ngo abantu bagire ngo uri igitangaza. hari n'urukundo rukorera mu guhiteganiriza. umuntu akavuga ati buriya Jarike afite umwana w'umusirikare, ndamwimenyereza hakiri kare kugira ngo nzahure n'ikibazo nzamwiyambaze wakagwa atakubwiye ibyo. abenshi rero bakorera mu kubaka izina, bamenye bamvuge cyangwa se nanjye bazanyishura igihe nzaba ntacishoboye. ariko nta muntu utanga atari umukristo atari uko ateganize kuzagira icyo yongera kubona. ubu ushobora kutubwira ko abakristo bose batanga se ntabwo baba bateganya ko hari icyo bazasubizwa nabo ntabwo baba bawujuje igikorwa cy'urukundo, kuko abari mu itorero bose si abakristo. gute? ndavuze ngo abari mu itorero bose si abakristo. gute atari abakristo kandi barizeye? abari mu itorero ni abayoboke, biratandukanye. hari iyade kuruwaya fidele de l'eglise, hakaba na chrétien. chrétien ni abagenda nka Yesu gusa mu bizera bari mu itorero. hakaba abayoboke, noneho hakaba n'abayoboke rero uruhurirane rw'abinjira bose. izo mpamvu usanga imirimo ya kamere ikorerwa hanze no mu itorero ibonekamo. mu itorero barasambana, mu itorero bararoga, mu itorero bagira ishari, mu itorero baragambana, binaboneka hanze. igituma biboneka mu itorero ni uko hari abayoboke n'abakirisitu. hanyuma pasi urimo kutwisobanura icyaha niki cyazanye Yesu mu isi? ni ukudukiza kutumvira Imana, kuko watweretse ko icyaha ni ukutumvira Imana, ariko urongera urerekana ko ari ukwica itegeko ry'Imana. ese icyazanye Yesu mu isi ni ukudukiza uko kutumvira Imana cyangwa ni ukudukiza kutica itegeko ry'Imana? niki cyamuzanye mu isi? icyamuzanye Yesu ni ukugira ngo tutarimbuka. ubundi ntego twari tugiye kurimbuka kandi tubikwiriye. turimbuzwa n'iki? twari tugiye kurimbuzwa n'icyaha cyo kutumvira Imana. none niki Yesu yadukijije twebwe? Yesu rero adukiza umuvumo w'amategeko, yikorera ibyaha, ahinduka ikivume ku bwacu. si kuki bibaye byinshi kandi twabonye ko icyaha ari kimwe? icyaha ni kimwe cya Adamu. ariko none intambwe zacu mu cyaha twari turavuga ingingo 10 zikurikira. icyaha ni iki twakiganiriyeho, ariko inkomoko y'icyaha. noneho turareba inzira z'icyaha. yego. noneho turebe intambwe z'icyaha. noneho turebe kamere y'icyaha n'umuntu. turebe imizi y'icyaha. turebe imbaraga z'icyaha. turebe icyaha kitababarirwa. turebe ingaruka y'icyaha. turebe no kunesha icyaha. icyambere rero icyaha ni ukwica itegeko. icya kabiri, icyaha cyakomotse muri Edeni, kuko ariho inzoka yohereje Eva nawe agahereza umugabo we bari kumwe. ubwo inkomoko ni mu ngobyi ya Edeni. ariko icyo cyaha cyakozwe na Adamu gitandukanye n'icyaha gikorwa n'ababyeyi batubyara, kigatandukana n'icyaha natwe dukora ubwacu. ariko icya Adamu twese tukaba tugifite, n'icyo ababyeyi bawe uragifite, n'icyo wihariye uragifite, n'icyo usangiye n'inshuti uragifite. nizo mpamvu nitumara kuganira inzira z'icyaha kinyuriramo kugira ngo igere ku muntu, turaganira intambwe z'icyaha. inzira z'icyaha ni uko icyaha ubwa mbere kibanza guhemberwa mu mutima. Imana rero nimenye icyaha cy'umuntu mbere yo kugira ngo abantu bakimenye, kuko Imana ireba umutima umuntu atarakora icyaha, ariko abantu bo bareba icyaha cyarangije gukorwa. nizo mpamvu igihe cyo kuzira ingaruka y'icyaha, hari igihe uzira icyaha kikiri mu mutima abantu bakakwita inzirakarengane. ibitekerezo bibi ntabwo abantu babikuryoza. ariko Imana izi imigambi yawe ko uzakora amahano marorerwa, ishobora kuguhana kuko ibitekerezo yarangije kubibona. ikindi, Imana ikorera muri sifere 3. uwakoze icyaha turamuhana, turi abantu. n'uwo tufatiye mu cyuho turamuhana. ariko Imana ihana uwakoze icyaha, n'uri mu cyaha, n'uzakora icyaha, atarakora icyaha. ariko kuko izi byose
kugira ngo ibuzirizemo iyo migambi. Ni ukuvuga ngo twewe rero abafite ibyaha mu mutima tubabona ko ari inzirakarengane kuko tutabizi. Ariko Imana ireba ibyo bazakora ikamenya ko n'abari abanyabyaha bakarimburanwa n'abakoze ibyaha. Ubwo rero inzira y'icyaha kinyuramo ya mbere nuko kiremerwa mu mutima. Ni iyihe referanse waduha muri Bibiliya? Nabaha referanse hano muri Tangiriro 6 umurongo waho ni umurongo wa 3. Uwiteka aravuga ati umwuka wanje ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi. Iteka ryose Imana yicuza ishatumye mu muntu. Inzira z'icyaha umutima. Ushobora kuba umunyabyaha imbere y'Imana, imbere y'iteraniro uri umuziranenge, ariko kuri liste y'abanyabyaha ukaba uhari mu ijuru. Narizo mpamvu Yesu yabikomojeho muri Matayo 5:27 ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ngo ariko nge ndababwira ko umuntu witegereza umugore wa mugenzi we akamwambika ubusa mu bitekereza murema akaryamana nawe mu bitekerezo agatekereza uko byamera, iyo kazi bayibonetse tayari Imana yanditse mu ijuru ko uri umusambanyi nawe ihane. Noneho rero inzira ya kabiri ni amagambo. Ntago uragera ku magambo. Yego. Ikibazo gikomeye aho ngaho ni gute umuntu ashobora kurinda ibitekerezo bye kandi mu mwana w'umuntu ari byo byiberamo gusa. Mwene ibyo ntabwo ari byo byiberamo gusa, nibyo biri. Burya iyo usenga ugafashwa, burya nta bitekerezo nk'ibyo biba biri mu mutima wawe, kuko ntabwo Imana yakuganiriza uri muri ibyo bitekerezo. Ubanza guhindura ugasaba imbabazi, none hasigaye ukubaka ibitekerezo byiza, Imana ikaboneka kugenda. Wowe byubaka konzi ko umuntu aba yicaye gutya akabatekereje ibintu atagambiriye. Uricara nk'uku umukobwa mwiza atambuka yenda kuvuga ngo ariko ateye neza, ubwo buguye. Ubwo rero bisaba kugira ngo ubwira ngo Mana mbabarira kuri uyu mutima. Bisaba ngo n'ubundi witugaru ibitekerezo byako kanya unagisabira imbabazi mu mutima, kuko ntabwo imbabazi ari ngombwa ngo wature mu bantu, usaba n'Imana. Ibitekereza gusa ngo urangiriza aho ngaho ikomereza uti yagiye n'ubundi kandi komereza ibyanjye. Oya, saba imbabazi bwira Imana uti Mana umutima uhita ubikora n'ubundi kandi mbabarira, ariko ntuvugisha amagambo kuko cakozwe mu mutima congere gikorwe mu mutima. None umutima wawe urahora utunganye. Burya Imana igize ikikubwira cyangwa akagira nk'umuhanuzi ukuzira akakuganiza, akenshi ni ukuri kubona kwishimiye. Ubwo rero umutima wawe wawuganishije ahantu Imana ikumvira nezerewe. Okay, twagiye. Aka kabiri ngo ni inzira ya kabiri ni amagambo. Aha gute rero? Amagambo, abantu bakavuga amagambo yamanjwe. Hari igihe usanga abagabo bari kumwe baganira nk'ibishizi by'isoni, cyangwa abagore bari kubaganira ibishizi by'isoni, baganira n'amagambo yamanjwe atagira akamaro. Ayo magambo rero muri Migani 10:19 bavuga ko amagambo menshi kereka ari ubutumwa bwiza ngo ntaburamwe ibicumuro. Rero kurya kuvuga menshi, muranegura, muravuga, murasebanya, ayo magambo nayo Imana yabonamo ibyaha kuko mutavuga ibyiza. Nayo rero asabirwa imbabazi. Ikindi rero za guverinoma z'isi zihanira amagambo, zigahanira n'ibikorwa, ntabwo zihanira umutima. Oya, Imana yo ituruka ku mutima, ariko abantu kaza guverinoma zihera ku magambo. Muri sosiyete nyarwanda cyangwa mu muco nyarwanda bahana bakurikije igikorwa. Ariko politike n'ubutegetsi bw'isi buhera no ku magambo, bakavuga bati biriya bintu yavuze byaba ari byo byatumye bicuriya muntu. Nawe nyina amagambo ukabizira, n'abamwishuye bafashwe bakabizira. Ubwo noneho rero politike z'isi zihuje n'Imana noneho kuri icyo zirahuje. Bati siweho wavuze ngo wamututse iki gitutsi wari ugikuye none ko yapfuye. Bati ngwino nawe ukanyura mu rubanza. Ugifite ku mutima ntabwo aja mu rubanza,
kereka Yesu nagaruka bazarujamo niba yarishimye ati bamaze ariko bikavugirwa imbere igihe cy'imperuka azaburana. Kandi ubwicanyi, inzira ya gatatu rero ni igihe byageze mu bikorwa. Hari ugutekereza kwiba, hari no kuvuga kwiba, hariho no kwiba. byageze mu bikorwa, ubwo inzira ziruzuye, igicaha kirageze kiruzuye neza. Ari mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 32 haravuga ngo hari abantu bica, abandi bakiba, abandi bakaroga. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abakwiriye gupfa sabibye cyangwa sabaroze gusa, ahubwo ngo ni n'ababashimye, bashimye kubikora, bashimye n'ababikora. Ako kantu nabo bazabizira niba waramushimye kavuga ati ariko uramubandi yaratugejeje hari yakoze aramurasa, ubwo nawe uri mu rubanza rumwe n'uwo nguwo. Rureze ntiyamurasa, ntibyemewe kwica umujura. Abantu byemeye, Imana ntabwo yemera ko twica umujura. Bazize ko abantu benshi bazi ko ngo umujura ugomba kumwikiza, kuko numva ari amategeko Imana yahaye Abisirayeli kuri icyo kintu. N'Abisirayeli ntabwo ari abakristo. Itorero, ijambo ry'Imana ravuga ngo mwumvise ko bavuze ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko nje ndavuze ngo ukunde umwanzi wawe umusabire ku Mana kugira ngo yitwe umwana w'Imana. Uzagukubita urushi mu musaya wongere uhindure n'undi akubite, asigaye yigendere. None se ubu ushaka kuvuga ngo umujura nagutera mu nzu uzamureka kwica? Umujura nagutera muri legitime defense ni ukuvuga ngo uyirwanaho. Ariko kwirwanaho kwawe siko kugukiza umujura, ni Imana igutabara. Nizo mpamvu abantu bazirwanirira nyine igihe batari bayemera ko Imana yabarwanirira. Oya pase, aho ngaho ntabwo twemeranye. Umujura araguteye, yego, kandi afite ibyuma, yego, ntabwo ushobora kwitabara nawe ngo umutange umwica. Oya wabimwaka. None udafite ubushobozi bwo kumwaka, ahubwo ubona kwikiza ari ukumwica. Umva kwitaza ari ukumwica, none se ntabakira abajura batabishe kandi batakoze icyaha. Ubwo urimo uje kwerekana ko umujura ateye umuntu w'umukristo afite ibyuma, akabona nta bushobozi afite bwo kuba yamwambara biriya bintu atamwica nawe ngo yikize. Ndi kuvuga ngo ntabwo imbaraga zawe arizo zica umujura. Imana yamugukiza mu bundi buryo, igakora igitangaza utanamwiyiciye. Ariko noneho rero muri legitime defense, icyo gihe abantu kubw'amategeko na za guverinoma z'isi, iyo wishe umuntu waruje kukwica unarafungwa, sibyo? Urafungwa. Ni ukubakoza amaboko bagahita bamurekura. Yego, nyine bamumazamo kangahe kugira ngo atazagira akamenyero ngo akazica n'abatagiye kumutera yitwaza kwenda yirwanagaho. None se ubushatse kutubwira ko umukristo witabaye akica umujura nawe abakoze icyaha? Umukristo yakwitabara akicuje kumwica, ariko ntakwiriye gutabara ngo yice umujura atabaye, ahubwo yicuje kumwica. Abakoze icyaha se? Oya, ntabwo abakoze icyaha. Oya, kwica umuntu uje kukwica, kwica umuntu uje kukwica, ntabwo abantu bose baragera ku rwego rwo kumanika amaboko. Umuntu aje kukwica, araje. Ubundi Yesu Kristo yaravuze ngo ntukarwanye nk'uwo muntu. Ntukarwanye. Yesu ari kumwe n'intumwa, bahuye na Yuda ari kumwe n'abatambyi azanye igitero. Yuda yari yabaye ikimenyetso ngo ndi busome araba ari uwo mu mufati, sibyo? Yuda aramusoma. Ariko Petero abonye bikomeye yakoze iki? Yafashe inkota ayikubita umwe mu bagaragu b'abatambyi, amuca ugutwi kw'iburyo kwikubita hasi. Yesu aragufata gusubizaho. Aravuga ngo Petero, subiza inkota mu rwubati, kuko abicisha inkota nabo bazicwa nayo. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ntabwo ari umugambi wo kurwana mfite, iyo mbishaka ntabwo nari kwiyambaza mwe, nari kubwira data wo mwijuru akanyohereza ingabo z'abamarayika legio 12, kandi legio imwe ni 6,000, byari kuba 72,000, nari kubagota ntihagire usimbuka. Ariko iyo mbikora ubushake bw'Imana bwari gusohora gute? Ni ukuvuga ngo uwishuje kumwica
ntabwo aba anesheje. kandi wari uvuze ngo agomba kumwica. Kugira iyo atinye gupfa aramwica, ariko iyo afite ubutwari bwo kwemera gupfa aramureka, ariko uwishuje kumwica ntabwo aba anesheje. ubwo abakoze icyaha rero ni ukuvuga ngo abakoze icyaha. mu kanya wari uvuze ko nta cyabakoze. oya ndi kuvuga ngo we niko yibwira. waravuga ati uwaruje kunyica ni mubi, ndikijije nyine nditabaye, ariko imbere y'Imana yatsinzwe ntoyabaye intwari. yaba intwari iri kureka akicwa. Pasi wagize ibyo bintu biroroshye wowe. Abantu byoroshe. wowe urareka umuntu akakwica kandi ufite ubuje kandi wamufata nawe ukitabara. ubutsinzwe ariko imbere y'Imana ubutsinzwe gute se? kuko Yesu yararetse baramwica. we icyaha kimuzaye no kuducungura. ni ukuducungura. yagomba kureka bakamwica ko yadapfa ntabwo twari gukira. ariko yari afite umubiri, yarababara. yari afite umubiri ko niyo ntego yari yaramuzanye. niyo ntego yaramuzanye, ariko yaratatse. gutaka birumvikana ko yari afite umubiri. urupfu rwe yagomba kurwakira. none se gihe harongera gucungura ngomba kwitabara. none se ijambo ry'Imana ko rivuga ngo ibyiza nuko mwakubitwa babahoye ubusa kuruta ko mwakubitwa babahoye icyaha, uko na Kristo nawe yemeye kubababarizwa ngo akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugire ikirenge muce. nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, aremera arakubitwa. nuvuga ngo kugira ikirenge muce nawe ni ukubona abanzi baje kugutera, nawe ukemera ukagira ikirenge mu cya Kristo. ariko si ukuvuga ko ufite imbaraga ukamwica ubutsinzwe, ariko wabikora. utumye mpita nkubaza n'ikindi kibazo kirebana nako kandi. ikindi kibazo ugiye kubaza, tuvuge ngo umuntu aje kukwica, akoze ikosa cyangwa yishe umuntu, sibyo? akimara kwica umuntu arirukansa, aramwirukankanye, ahungiye kwa pasiteri, ahise aza yirukanyira mu nzu, ajya no kwihisha mu cyumba no munsi y'uburiri bwawe. ukabona abashaka kuza ngo umuntu nabo bamwice barahageze. ese wamutanga? turakigeraho, ni ku ngingo ya 8 turibuze kukigeraho. tuba turi kuvuga inzira z'icyaha. umukristo ntabwo yamutanga, turakigeraho. twagiye noneho nanone rero ingingo noneho ya 3 tubonye inzira kinyuramo, kandi twumvise ko wishuje kukwica ubutsinzwe. nubwo benshi batagira ubutwari bwo kwemera kwicwa bareba. ariko Kristo wadusigaye icyitegererezo ngo tugere ikirenge muce, tugomba kubyemera. uwishe rero iyo yitabara ntaco yumva kimurega. ariko imbere y'Imana kirahari. imbere y'Imana kirahari, n'imbere y'abantu ntaho. none pastor, imbere y'abantu Yohana yaravuze ngo imitima itaducira urubanza turatinyuka. niba uyu muntu umutima utari kumucira urubanza ko yishe, ahubwo yitabaraga, ese ubwo imbere y'Imana hari icyaha gihari? oya, hariho n'abumvikanye mu muco wabo kugurana abagore. ese ntibabitinyuka kandi ari abakirisitu? bumvikanye. ndi kuvuga nto icyaha biterwa nuko warezwe, nuko wigishijwe. none se nk'abagurana abagore ntibacita icyaha, umutima urabarega? barahari se bagurana abagore? ndi kuvuga nti habaye habagurana abagore. maze oya ukajijishe. hari abantu bagurana abagore. ingo ndi kukubwira nti ntabwo abantu bose bacirirwa urubanza n'imitima yabo, biterwa nuko bigishijwe. buri ikintu kwigishwa. abagurana abagore ni bande? abantu ubundi hari ababaho ku isi? ku isi ni benshi bagurana abagore. noneho rero bagurana gute? umutima wawe baze kunjijisha, bagurana gute abagore? umutima wawe nutagucira urubanza. hari byinshi. none se abakunda amafaranga ko ari icyaha? ubwo yise unjyana kure, kandi ntabwo ahantu twari turi urimo urahamva. bagurana abagore gute? bani nk'uko ukabura inshuti yanjye, nkaguha umugore wanjye, none nawe ukazampa uwawe ejo. usibye baho n'ukuntu umugabo umugore we koko. ku isi baba. uwo mugore se we yakwemera? ahubwo si umuco se? ni umuco. ubu hari abantu bafite iyo mico. hari abantu bafite iyo mico. none ubu ushatse kutubwira ko nta cyaha baba bakoze? ntabwo imitima yabo ibarega, ariko bakoze icyaha. wewe uravuze ngo itabarega nyine, urumva hari icyaha bakoze? kirahari, kandi ijambo ry'Imana ko rivuze. yabaye imitima yacu iturega, ntaho tuba dukora icyaha. burya icyo ukoze
umutima ukakurega ntiwagisubiramo. Nuko ibyinshi dukora imitima itaturega. nyine nibyo nkubwira ngo ntago bikiri iyo icyaha. umutima itakureze rero aba nari icyaha ku Mana nubwo wowe utakibona nk'icyaha. none uwo murongo Yohana yavuze uravugaho iki? Yaravuze ngo imitima nitaducira urubanza. Ni Yohana ya mbere hano turahafite Yohana ya mbere. hari n'abantu benshi rwose kandi na Pawulo numva yarabivuze ngo umutima ntacyo ushinja. Yohana ya mbere ibice 3 umurongo wa 21 haravuga ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Bisobanura ngo hari ibyo utinyuka n'ibyo udatinyuka bitewe nuko warezwe n'ubuzima ubayeho. None se abacuruzi arega aho hantu ngira ngo yavuze ngo iratinyuka nuko itunyika imbere y'Imana, ntabwo itunyika imbere yo gukora ibibi. Uya ushobora kwibwira ko utinyitse imbere y'Imana ariko itakwemera. Kandi umutima utamucira urubanza, umuntu ufite umutima ucira urubanza ni utinya imbere y'Imana. Uyu nuwaretse ibyaha rero burundu, naho wakoze icyaha umutima unamucira urubanza. None se ko ijambo ry'Imana rivuga ngo gukunda amafaranga ni icyaha, sibyo? None se ni bangahe basenga Imana bayegereza kandi bari abambuzi? Ari abambuzi. None ushaka kubaze ko abantu bose basenga basaba amafaranga nabo wakora icyaha? Oya, amafaranga tugomba kuyakoresha. Ntabwo birivuga ko gukoresha amafaranga ari icyaha. Birivuga ko ukunda amafaranga ari icyaha, kuko iyo yakunze uracumura. Kuyakunda ubwo ni gute ushatse? Kuyakunda ni ugukenera yawe n'ayanje. Kuryo bishobora kudutera gukora ibibi kugira ngo tuyagire. Nkashaka nkaba mfite ayanje ariko nkayibona yawe nayo nkayakenera, ni ukuyakunda buri. Naho gukoresha aho nakoreye ntabwo ari ukuyakunda. Twagiye noneho rero wari kuvuga ngo tugize ku cya kangahe? Cya gatatu, cya kane. Tugeze tangiye cya kane. Cya kane cyavuga ngo iki? Kiravuga ngo intambwe z'icyaha. Ubwo intambwe z'icyaha ni iyihe wahereyeho? Intambwe ya mbere ni icyaha cy'inkomoko cya Adamu. Iya kabiri ni icyaha cy'ababyeyi bakoze udahari kandi ukakiryozwa. Iya gatatu ni icyaha wigana bagikoze ntibagire ico baba. Icyaha wigana abagikoze ngo kuko ntaco babaye bikagutinyura nawe ukagikora. Iki dusobanura iki kintu neza. Bashobora kwandika ngo birabujijwe kunyara hano, kukayira barabyandika. Noneho waba uturutse kure ukabona undi ari kuhanyara, ukavuga ati ko ntaca abaye kandi byanditswe. Ushobora gusanga ahantu banditse ngo birabujijwe kunyura hano, ukavuga uti nje gukikira ko nabandi ndi kubona bahanyuze, kandi wamaze kubisoma ko bitemewe. Umukristo warangije gusoma ko bitemewe asubira yagaje gukikira. Akwiye gukikira. Umupagana akahanyura. Ubwo uhanyuze ukoze icyaha. Uhanyuze ukoze icyaha kibacita péché collectif. Ico ni cya gatatu. Ako kantu banza ukatindeho cyane. Yego tugatindeho. Ako kantu tugatindeho. Kuko aho hantu abantu benshi barahagwa cyane. Imvura yaguye. Umumero uri ruhande rw'inzira. Mu nzira nziza hari kunyerera. Umuntu abate kugira ngo ntanyerera reka nce mu bishimbo. Ukaremamo inzira. Abagukurikiye bakava bati nibyo kuko hano hari kunyerera tumukurikije. Kandi wende n'abakristo kandi babonye ko ibishimbo uri kubikandagira. Yego. Ariko bagafatwa nyuma. Bakahaca nabo. Bagafatwa nyuma bamufatiye mu bishimbo bati ibyo bishimbo ntabwo warebye ko ari bishimbo, uti nabandi bahanyuze. Kubera abandi bahanyuze uzi ko ari bibi ariko bikoze kuko nabandi babikoze nicyo kigutinyuye. Ubwo ni icyaha ukoze. Icyaha. Akandi kagero nakaye. Akandi kagero nuko umuntu yaba ari muri company akora akadeturuna amafaranga akabikubwira nawe ukora muri company, ntabwo bati inje kugira ngo nubake naradeturunye nagabanije kuri na RSV. Nawe nutabikora ntacu uzunguka, nawe ukavuga utari kuko ntacu byamutwaye nanje reka ngabanyeho. Wenda ukagabanyaho weho bagakora audit kagufata. None yagufata ukavuga uti nabandi bagabanyaga. Ico gihe rero ntabwo ufite ukuri ko kwiregura ko nabandi bagabanya, ahubwo wemera kwihana ukariha hasigaye ukarangiza. None uri icyaha Adamu ni kiriya cyaha Adamu yakoze bita péché originel,
kitugeraho twese na n'uyu munsi utakwihana ngo kikuveho kamere. nuvuga ngo Yesu yakweho icyaha cya Adamu, dusigarana turarwana n'ingaruka zacu, ari utwo tuntu twose tubamo. Nizo mpamvu dupfa, nizo mpamvu turwara, nizo mpamvu dusonza. Yesu yakweho icyaha, dusigarana ingaruka uzise ko ari imibabaro duhura imibabaro duhura. Ibi dukora bindi byitwa wisi byaha. Hari icyaha nyine navuze nti hari icyaha c'inkomoko, hakaba icyaha kavukire, hakaba n'icyaha gatsiko nk'icyo ngicyo kwigana, hakaba n'icyaha gatozi. Icyaha kavukire ntabwo wakivuze. Ntakivuze. Ababyeyi be bakoze icyaha udahari, bisha abantu, none baravuga ati uyu mwana akomoka kuri ba bandi bari baratumaze, nawe mumugirire nabi. Wewe nta cyaha ufite. Izo ni ingaruka z'icyaha ariko oya nduvuga ngo cy'inkomoko, ngende kuvuga ku cyaha kavukire. Nuvuga ngo ababyeyi bawe bakoze nabi, nugira ngo utazinyagambura uhakana. Iyo ababyeyi bawe bibaga inka bagasanga woroye inka, bakubwira ati kuki izi nka wazikuye, ati nizo nakoreye, nizo naciye, bakavuga bati ariko batubwiye ko baso bibaga inka, hati sinari impari. Ubwo rero icyo gihe ntabwo winyagambura uvuga ngo ntiwari uhari, uvuga ko utabakomokaho. Nayo bakomokaho amategeko yemera kwishura inka za. Wagiye ku cyaha gatozi, nyine nashaka icyaha kavukire. Oya ndi kuvuga kavukire nicyo ndi gusobanura. Icyo si gatozi se ko numva gikurikiranye uriya muntu kandi ababyeyi barapfuye. Ni kavukire. Ababyeyi bibaga inka, urakana gato barapfa, none ugize amahirwe uroroye, wenda sizazindi bibaga. Ariko abantu baraje bati woroye inka nziza, ariko ababyeyi be bibaga inka, ukavuga uti sinari impari. Rero mu cyaha kavukire byemeye kugira ngo wishure izo nka kuko bakomokaho. Urumva atari gatoza ahubwo. Oya, icyo cyaha ngiye nashakaga kureba ko bigira ingaruka, icyo cyaha kigira impact kuri uriya aho. None we nta cyaha koza ahubwo ari kuzira ingaruka z'ababyeyi. Nico mpamvu cyita kavukire. Uzize uko aho wavutse, ntabwo uzize icyawe. Ngaho tugiye kuri gatozi twumve. Gatozi niwe ho watekereje, avuga uti uriya muntu ndamwiba byanze bikunze. Iyo ni gatozi. Iyo ni gatozi. Ndamwiba byanze bikunze. Gatozi naze ko ari ibintu bikurikirana umuntu. Oya, iyo ni kavukire. Hari péché originel, akaba péché héréditaire, akaba péché collectif, akana péché individuel. Iyo ni individuel niyo gatozi. Ntabwo uri kwicengera neza. Ndavuze ngo ababyeyi bakoze icyaha udahari. Igituma uhanwa ni iki, n'Imana ikabyemera. Ni rya jambo rivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Kuki bigaruka? Kuko nabo urumva igihe bibaga, iyo umuntu yiba cyangwa akora umushinga uri mu buriganya, burya ntabwo ari uwe wenyine, ni uwo bazamukomokaho. Wagize ngo mu bitekerezo by'ukora umushinga aba ari uwe gusa, mu bitekerezo by'umuntu ukora umushinga ni uwe gusa. Ndakubajije. Ndabizi se. Oya, ni uwe n'abazamukomokaho. Ubwo nabo bazaza babiba. Oya, umushinga bazawungukaho, bazawuryaho. Iyo niyo gatoza ahubwo. Oya, iyo ni kavukire, ni ukuvuga ngo icyo nto cabuze ubugingo. Oya, kuko we ntacyo wakoze, wenda ntacyo wakoze, ariko niba ababyeyi be baricaga, nawe ushobora kubizira ariko utabuze ubugingo. Ariko izo ni ingaruka ahubwo z'icyaha ababyeyi bawe bakoze. Ariko hari ingaruka ziva kuri Adamu n'iziva ku babyeyi, biratandukanye. Aha, twagiye noneho rero. Icya gatatu rero ni icyo cy'agatsiko, kuko bagikoze ntibagire icyo baba. Nanjye ngiye kugerageza ndebe. Kira twatuvuyeho. Yego, hakaba n'icyo witekerereje ntawe uguhaye influence. Nico ngicyo bita icyaha gatozi ahubwo. Twakomeje noneho rero. Icya gatanu ni kamere y'icyaha n'umuntu. Kamere y'icyaha n'umuntu. Ute? Ni ukuvuga ngo umuntu iyo bavuze ngo agiye mu nzira y'agakiza, arakijwe, arizeye, ntabwo icyaha kimuvamo, ahubwo umwuka wera agira imbaraga akagisinziriza muri we, ku buryo ushobora kumuhemukira, kamere ikongera ikabyuka. Niko wumvaga ngo kamere irongeye irabyutse. Ni ukuvuga ngo ukomeze
itandukaniro ryawe n'umupagani cyangwa ryanjye n'umupagani nuko imbaraga z'Imana zanesheje icaha zikagicecekeshereza muri nje, ariko si uko zakiraduye ngo kibe kitakiri muri nje, kiracyahari. noneho rero niko kunesha iyo wemeye ko Umwuka Wera ategeka, atsinda kamere iri muri wowe ukaba umwana w'Imana. Kamere y'icaha n'umuntu ariya Pawulo avuga ngo njya gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Hari abatekereza ko iyo umuntu akijijwe imbaraga z'Imana zirandura icaha kikava mu muntu. Abo ni abayobe, babita les extirpateurs, ni abayobe. Noneho rero hari n'abatekereza ko iyo kamere y'icaha umuntu ashobora kuyicecekeshesha imibabaro y'umubiri. Akavuga ati umunyabyaha wamukubita, ni ukuvuga ngo umunyabyaha wamukubita akamunoza yagera igihe akubita ya kamere. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko warinda uva mu mwuka ahubwo utaragera kuri kamere. Kuko inkoni igera kugufa ariko ntigera ku ngeso. Nuvuga ngo wakubita umuntu ngo ave mu byaha akarinda apfa atabivuyemo. Ikivana igicecekesha icyaha kiri mu muntu ni imbaraga z'Imana, ntari inkoni z'abantu. Nizo mpamvu abayobe bamwe amadini bahisemo ngo umubatizo w'inkoni akaba ariwo wita umubatizo. Turamukubita inkoni 100 icyaha tugicecekesha, ntabwo inkoni zicecekesha icyaha. Abandi bati turacana umuriro w'itanura noneho tuwumusimbukishe ibyaha bisigaremo. Bose babaho barahari, ati ibyaha bisigare mu muriro. Yego, urasimbuka ugasha ukagenda ukarwara ubushe ariko byaha bitasigayemo. Abo ni abayobi. Noneho rero bija bifata n'abanyetorero, akavuga ati ngiye kumara iminsi turebe 10 ntaryo ntanywa. Buryo umugambi aba ari kugira ngo ababaze umubiri none habyibushe kamere y'Imana, ariko ababaze ikintu cyose gisa n'umubiri niwo mugambi. Rero kwiyiriza ubusa ntabwo bibyara gukiranuka. Oya, kwiyiriza ubusa ntabwo bibyara gukiranuka. Kureka icyaha niko gutuma ukiranuka, ariko kwiyiriza ubusa kuko harabikora kugira ngo bibabeshe gukiranuka. Hari abantu biyiriza ubusa bashaka imbaraga zo kunesha kamere y'icyaha. Ariko ntabwo kwiyiriza ubusa biguhesha gukiranuka. Ngiye kuguha urugero. None tukiraho ubwo ushaka kwerekana ko nta muntu kwiriza ubusa bitari ngombwa nta nishingiro bifite. Oya, kwiriza ubusa kubaho ubwo byaba ari izihe inyungu bitanga ku muntu? Aba ari ukugira ngo ugire imbaraga muri ministere mu murimo wahamagariwe. Biratandukanye. Abantu bose niko bagira ministere se? Oya, buri wese afite ministere, kuko usengera abantu nawe ni ministere. Kristo usanzwe se wanga witeranira kitahira. Ubu Kristo usanzwe nababwira ubutumwa abaturanye nabe, hari uhamagariwe se kutabwiriza ubutumwa. Kwiza ubusa no kugira ngo ubone imbaraga gusa zo gukorera muri ministeri yawe. Ego, ariko abenshi bagatekereza ko ari byo bizana gukiranuka, ari byo dushaka gusobanura. Hari umuntu avuga ati kwiriza ubusa Imana iramenya ko nkiranutse, sibyo? None akarema iyo nzira ariko atayitegetswe kandi kabitanyuze mu nzira y'ukuri, akayigira nka formule nk'abafarisayo. Tuvuge abafarisayo se ntibirizaga ubusa? Ntibari baturusha se? Ariko ari abagome n'indyarya mbaho. Ariko kwiriza ubusa ari abambere. Kuki Yesu yirizaga ubusa? Yesu yirizaga ubusa nyine kugira ngo ashake imbaraga. Ariko Yesu yari umukiranutsi, ntabwo yashakaga gukiranuka. Imbaraga zimufasha iki? Zimufasha kwihanganira urupfu. Ubu urumva rero kwiza ubusa hari ibindi bidufasha nanone kandi. Aravuze ngo hari ministeri umurimo, ariko noneho Yesu we bajemo no kumufasha guca mu rupfu. Kumufasha guca mu rupfu. Noneho rero abantu ntibabyumvise batyo. None se bagize ngo abantu basenga ari kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo kwihanganira imibabaro? Oya, basenga ari kugira ngo Imana bakuremo imbaraga zo kunesha icyaha. Oya, abenshi hari usenga Imana ari kuvuga ngo Mana, iki kigeragezo nahuye naco c'ubugumba cyangwa c'ubupfakazi, umpa imbaraga zivuye mu masengesho ngo ncihanganire. Undakiriza ubusa ari kuvuga ngo umpa umwana, niho ndamenya ko wanyumvise. Ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Uwo wa kabiri ntabwo ari byo. Ntabwo wa kabiri ntahari byo. Nundi wiyiriza ubusa bati Imana ya masengesho ko uzanya avemo wamaye akazi. Yego,
oya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaguha akazi cyangwa ntikaguhe ariko ntureke gusenga, kuko wisenga ushaka kugura nayo. aha twe kujya mu bintu byinshi cyane, Yego. tuzabigarukamo kubera igihe kiba kiducika. Wari ugeze aho uvuga ngo abayobe harimo n'abiyiriza ubusa bababaza umubiri ngo bareko icya cyaha bakireka, uti ni abayobe. Ndi kuvuga ngo arebe ko yakibabaza, nyine atazongera kugikora nyine, arebe ko yagihana. Ndavuga ndi ikintu gikubita umubiri cyangwa gihana umubiri ntaho kigabanya kamere y'umuntu. Oya ntaho kigabanya, urinda uva mu mwuka wakwiriza ukazarinda upfuka gipfana. Ntabwo bigikubita ngo bikigereho noneho bigikuremo, nico navuze. noneho hari abandi rero nanone nshaka kubaza, hari n'abandi noneho bavuga yuko nk'uko wabivuze ngo kamere cya cyaha ntikiva mu muntu cyo ntaho kivamo, ahubwo umwuka w'Imana uza akagicecekesha ugakora ibyiza. rero ni babandi bahagaze ku zengisho zitwa ubuntu butangaje, abo ngabo urambwira niba atari abayobe, nibo turageraho muri rero bavuga yuko ngo kuko kikurimo ntaho cyagiye, nta nicyo wakora ngo ube wakirwanya kuko kikurimo, nta ugomeza nibyo turageraho muri soteriology. Nuko tari none ariko tuzabivuga neza mugakiza, ahubwo gutsindishirizwa n'ubuntu niho giteguye neza. Sinshaka kuvanga kugira ngo turangize icyaha. Yego. Noneho rero icyaha ntabwo kugirira nabi umubiri ariyo nzira nziza, ko abantu biriza usa kenshi badakiranuka mu ngo zabo. Tuvuge umuntu yagiye gusenga atabwiye umugore, undi aje gusenga atabwiye umugabo, ariko yiriza usa biremera. Uwo ntashobora kunezeza Imana ariko yakubise umubiri, ntabwo ari byo. Aho ndabyumva. Aha, undi akaja kwiyiriza ubusa ntiyubahiriza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, kuko kwiyiriza no gusenga biratandukanye. Ako tugarutse inyuma gato yashobora kugenda asize umugore cyangwa umugabo ariko babyumvikanyeho, uwo ari bukuri. batabyumvikanyeho nicyo kibazo. Uwa nicyo kibazo. Barahara ariko basenga bati ni umupagani ubundi amubwira iki? Abo ni abanyabyaha. Noneho rero nabimubwiye azi ko nabimubwiye atari bumwemerere, arareka kujayo akabimusaba kugeza igihe azemerera. Hanyuma ubwo zambaraga yashaka ntazaruta umugabo wese gusenya niho agira imbaraga. Noneho rero icyo nshaka ni ukuvuga ngo gukubita umubiri ntabwo gukuramo ibyaha, kuko hari n'amategeko yo kwiriza ubusa, kandi kwiriza ubusa bitandukanye no gusenga. Ngiye kuguha urugero. Umuntu akiriza ubusa kubera atagira ibyo kurya, amakara ntayo, kawunga yashize, umuceri ntawo, ibirayi byarangiye, amavuta ntayo, akabatereka mfata ibihe, noneho kugeza igihe Imana izangoborera nkabona. Ubuze twavuga ko yirije ubusa ubundi hari icyo yigomwe se? Ijambo neste ya mu Kigiriki kwiriza wese honora kwigomwa. Rero uwabuze ibyo kurya kiyiriza ntabwo aba yigomwa, ari kubesha. Nabwira Imana ati ngiye gusenga, ariko yibyita kwiyiriza, kuko kwiyiriza ni ikindi kintu. Ijambo ryo kwiyiriza ubusa utigeze utanga ibyo wari kurya mu gihe udahari, urumva ni ikibazo. Ntabwo icyo basengera ku byaha. Ugiye kwiriza ubusa ariko uzi ko hari uwaburaye utanagiye gusenga, none urabibitse ngo uzabirya ugarutse. Kandi ijambo ry'Imana muri Yesaya 58 icyo gice cyose kiravuga ngo nimwe habagaragu baboneraho kurya ibyo bataryaga kubera basebuje bagiye kwiriza ubusa. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusenga umukozi wo mu rugo, hari abantu bafite abakozi babo bakora mu rugo ariko batemereye gusangira nabo, bo bakarya inyama, abakozi bakarya ibijumba. Cyagiye cyo kwiriza ubusa rero ufite inyama, Bibiliya iratubwira ngo ni umwanya umukozi aboneyeho nawe umugisha kugira ngo akuronkereho arye byaje kurya ari kurya iyo utaza gusenga. Ubwo rero uwo muntu niko kwigomwa kubifite. Ubwo ni uba wirije ubusa. Wirije ubusa abifite ni uwabitanze, Imana nibwo yemera. Uwirije ubusa atabifite ntibyemeye kwiriza ubusa abifite. Icyo gihe byakwita guhunga, wahinduye kwiriza ubusa. Basi reka aho tube tuhavuye rero. Barimo kwerekana ba bantu bibabaza, harimo nabiriza usanga basinziriza icyaha. Tujye ku kandi. Ukandi naka gatandatu tugezeho. Naka gatandatu. Ku mizi y'icyaha. Imizi y'icyaha ni ibyaha bikorerwa imbere bidasohoka. Ishari. Mu itorero ntabwo baguhagarika ngo bakore imihango yo kuguhagarika kubera uri umunyeshari. Ishari ni umuzi. Ni umuzi w'icyaha.
kubera icyo wise umuzi nuko uwo muntu adacirwaho iteka n'abantu. Ni ukuvuga ngo umuzi, igiti iyo gihagaze ntabwo ureba imizi, ureba igiti. Ureba igiti, ariko iyo mizi irahari nubwo utayireba, ariko irahari. Ariko wakubaza ngo ni ingahe, ntabwo wayishobora kuko itari kuyireba nyine. N'icyaha cy'ishari rero ushobora no kumenya ko jari ikagira ishari, ariko ndabihera he mpima ishari, kuko ishari ntiryasohotse ngo rigire icyo ryangiriza. Ariko ndakamubonamo, ego rwose bijya bibaho. ariko ndabihera he. Nizo mpamvu umuntu nk'ufite umuzi adahagarikwa mu itorero, yaba umunyenda nini, yaba ubwibone, yaba uburakari bwihuta, bwaba ubunebwe, ntabwo ni imizi y'ibyaha. Byose ni imizi y'icyaha. N'ubunebwe se. N'ubunebwe kubera icyo ushyizemo ubunebwe. None si mu itorero udakora baramuhagarika. Ariko itorero mu kuvuga ni iki? Ni idini ni iki? Byaba idini ryaba itorero, ariko babishyize muri twaza ya makominote. Ni ya makominote, nuvuga ngo iyo umuntu yasambaje baramuhagarika bakamuha nk'amezi 6. Iyo umuntu yibye bamuha nk'amezi 6. Iyo umuntu wenda yatonganye cyangwa akarwana bamuha nk'amezi 3. Ariko umuntu w'ishari ntibamuhagarika, umuntu w'ubwibone ntibamuhagarika, umuntu w'umunebwe ntibamuhagarika, umuntu wifuza ntibamuhagarika, kubera byo bitari kurebeka ngo bishe ku gipimo. Ariko imbere y'Imana imizi y'ibyaha irabarwa. Iyo ni imizi y'ibyaha. Imizi nukuri umwe ugira ubwibone tugashaka aho tubituruka tukahabura. Ariko uzasanga ari abantu umuntu agira ubwibone. Barabimenye. Ari umuririmbyi baramuhagarika. Hoya. Ari pastor baramuhagarika. Ariko iyo ibyo baramuhagarika. Urumva hari umuzi akaba n'icyaha. Twagiye ku cyanyuma cya 7. Icya 7 ntabwo ari icyanyuma. Harya ni 10. Cya 7. Cya 7 ni imbaraga z'icyaha. Ndashaka kuzivuga twihuta cyane tukazirangiza. Imbaraga z'icyaha nuvuga ngo yita umuntu akora icyaha, imbaraga nyinshi zaco ziba mu mubiri w'umuntu burya kwifuza. Imbaraga z'icyaha. Basi imbaraga z'icyaha dusobanuriza ikintu. Hano muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 13 haravuga ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati ni Imana niyo yanyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo igire ibyohesha, ahubwo umuntu wese yoshwa iyakuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari rigatwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere kiba imbaraga z'icyaha ni umubiri. Ni umubiri cyangwa ziba mu mubiri w'umuntu? Imbaraga z'icyaha mbese ni umubiri. Yoshwa n'ibushuka. Irari. Ubanza gukunda imbere, wamara gukunda imbere ugatekereza uko wabigeraho, inzira zaboneka ukaziremekanya, ariko byaturitse kuko umubiri wagize kwifuza. Ubwo kwifuza irari nizo mbaraga z'icyaha. Nuvuga ngo z'umubiri w'umuntu, kwifuza by'umubiri w'umuntu ni imbaraga zacu. Umubiri wawe niho ugiha imbaraga. Ibindi noneho imbaraga, ikintu cya kabiri kivamo imbaraga ni bitukikije. Iyo unyura muri quartier mu mujyi ukabona uko abandi bubatse, bihindura ibitekerezo byawe, ukabona ko wavukiye ubusa, ukabona ko waruhiye ubusa, ugatangira gutekereza ese byagenda bite, ugatangira gusaba inama kubera iki wabonye ibidukikije uko abandi bubatse, iterambere ry'abantu bagezeho ukabona baragusize, bitangira kwinjiza ibindi bitekerezo bure bitari bikurimo burya. Kwa kwinjiramo ibitekerezo bitari bikurimo rero bitumucura imigambi mibi. Iyo bakubwiye bati ababisha umuntu babohoza iyi nzu, hakagira umuntu ukubwira ati nta kundi wabona izo utabohoje kireka kwica uyirimo, icyo gihe wumva bishaka kugukurura nubwo biruhije, ariko kubera ibidukikije byagushukashutse nabyo bikaba byagukurura ugakora icyaha. Izo ni imbaraga z'icyaha. Iyi nzira ya gatatu rero, imbaraga z'icyaha ni umubiri. Ni umubiri ya mbere, cya kabiri ni ibidukikije, isi
icya gatatu ni animateur satani. Satani we ntabwo ari wereyerema mu by'ukuri uzana imbaraga zica, ahubwo agabanya ingaruka zacu kukubwira ngo ntacyo bitwaye nushaka kubikora. we nicyo akora kuko azi ko tubikeneye, arakubwira ati ntacyo bitwaye, akwereka uburyo nta mbaraga nta bukana buri muri icyo kintu. nta bukana ukazabumenya nyuma uri kurwana n'ingaruka ariko yarakubwiye ati ntacyo bitwaye. bakuramo ubukana. Tuvuge nk'uku mu ngo bya Edeni baravuze bati ku giti cyose Imana yaratwemereye, ariko iki ngiki kimenyesha icyiza n'ikibi Imana yaratubujije, kandi iratubwira ngo no gupfa tuzapfa. Satani yavuze ngo ntabwo muzapfa, nevuza mfete pa, ntabwo muzapfa, ahubwo Imana yabagiriye ishari, ibona ko nimukiryaho murasa nayo. Uko kudashaka ko musa nayo nicyo aba kibaburije, gabanyije ubukana. kandi Imana yavuze ko ari urupfu, kandi Imana yavuze ko ari urupfu, iragabanya. Noneho rero ushobora gutekereza uti ariko wenda uriya mugore arananiye, ariko kuzana uwa kabiri itorero ryampagarika. Satani akwibutsa ko abadive bemera umukristo ufite babiri, akakwibutsa ko Branham wanakora, akakwibutsa ko abisilamu bahari, akakuzanira amazina yose liste ukayibuka. abadive bemera umukristo ufite abagore babiri. ntabwo bamwemera. Baramwemera, ntibibaho. baramwemera. abadive bemera umukristo ufite abagore babiri. Kereka uwabo uzanye umugore wa kabiri ariko uje kwihana ubafite, ntabwo biri bavuga mutandukane. oya ngo kumane n'umukuru. ariko ntibaguha akazi. Ariko ku bukristo ndavuga ntabwo bimera nka bataguha akazi ubwo bugingo bwo. oya ADPR ntigushira ku gaburo, ntiguha akazi. ADPR ntikwita umukristo, umva biratandukanye. abadive bo baguha akazi iyo wabazanye ubafite, baguha akazi ari uko usize uretse umwe, ariko utamuretse witwa umukristo gusa, ariko nta kazi baguha. nta kazi. ubwo si urumva ari byo byiza, ahubwo urumva bagiye kwimakaza ngo bose bicwa n'inzara, ahubwo nibakaguhe n'ubundi byose bimere neza. nta kazi baguha. icyo batakwaka kuko bavuga ko ubukristo bwo buri mu maboko y'Imana. abayehova baravuze ko bari iki? abayehova bo ntabwo babyemera. bo ntibabyemera byose. ibihe byose ibyo kuvuga ngo kuguha akazi, ibyo kuvuga ngo banakwemere udafite akazi, byose ntibabyemera. ariko ubwo bemera umugabo ufite umugore umwe gusa. nibo bemera gusa. abisilamu nabo bafite ibyo bareberaho, ntabwo bemera abagore babiri nabo, kandi babashaka banabyemerewe. oya kereka ibyo yujuje amategeko ya Korowani ibyemera. ahubwo uko abisilamu ni ibintu bine bareberaho, abaprotestani bitatu, abagatulika ni bitatu. gute ibiheze ibi bemerera abisilamu ni ibihe? abisilamu bavuga ko ntabwo bavuga ngo Korowani yemera ko umugore utabyara harikwa. umugore utabyara harikwa biremewe. bemewe. umugore w'umunyamwanda araharikwa, biremewe na Korowani. umugore w'umunebwe utazi gukora nawe araharikwa. n'umugore wanjye idini. abarokore bo waruvuze iki? ndavuze abaprotestanti muri rusange bemera bitatu. cyambere ni urupfu. icya kabiri ni ugusambana umwifatiye. icya gatatu ni ukutizera kumwe muri bo. abandi waruvuze ni bande? abagatulika. bo ni iki? ni ubusaseridoti. ukagira umuhamagaro wo kuba padiri ariko wararangije kurongora. biremewe se? biremewe. kuba wagira umuhamagaro wo kuba padiri ariko warabanje kurongoraho. ariko ugahita utandukana nawe burundu. ariko bakakusaba ingamba zo kuzafasha uwo muntu bakazigufashamo. icyo cyo ni ubwa mbere nyumvise. icya kabiri ni icyaha cyemerwa na papa. ikihe? icyakwemerwa na papa icyo ari cyo cyose. ubwo papa avuze ngo urongora nta kibazo. papa ari ubivuze ukavuga ko umugore yaguhemukiye, ariko papa akavuga ko koko yaguhemukiye, birakomeye rero. watandukana nawe. ariko acemera. papa ntiyapfa kubyemera. yapfa kubigeraho ahubwo. icyanyuma ni urupfu. twagiye none kureba. wari umurasobanura nyine icyaha. oya akantu aho wari ugeze warimo gusobanura imizi y'icyaha. imizi nayirangije n'imbaraga ndazirangije. yes, imbaraga nizo wari ugezeho. ubwo nari ubandi Satani araza akagabanya ubukana. ni ukuvuga ngo abantu baribye barakira. arakwibutsa ati bariya urabona ko hari ikibazo bafite. wowe wagiye ariko wowe
bite byawe mu gihe cyo gupya cy'intambara abakristo barahomba mu mpande zose batinya kugenda mbere bakifata mu gihe cyo guhunga igihe cyo gusahura nyinda mu gihe cy'intambara igihe basahura abakristo ntabwo basahura mu bambere ubundi se biremewe ko umukristo asahura iyo atsinzwe yarasahura arabanza agatinya ariko yabona ko bavukana amaze kugwiza ibyari kuzana akajayo nyuma n'ibyiza bitagihana yarashize data we ariko urumva warabanje guteza atarahiye ati ntabwo ubona kuri yakize aho ngaho yari gufata ingaruka none ugiye umuntu mwese mwarabakene muravukana amaze kuzana inkenye azanye akabati azanye igitanda wowe ugiye guturana nawe umeze utyo akurusha imbaraga zo gutera kandi nta n'ingaruka zihari kuri we gusa nta bibi nta bihunitse nuko ukajayo bamaze kubimara kandi ukabukoza icyaha ntacu kirokoye kenshi niko abakristo baje bagira ibibazo Satani akaba yaganyije ubukana nicashije ariko kikaba ari icyaha ukoze mbo tugeze ku cyaha kitababarirwa ikintu cya 8 ni bibiri kwiyahura no gutuka umwuka wera ahora havuze hari umuntu wari warigeze kubimbaza aho ugeze kubivugaho gatoya ahubwo aho ugiye kubavuga none ikirebana no kwiyahura kubera iki uvuze ko kwiyahura ari icyaha nuko utakongera gufutura watura gufutura ubwo n'iriye jambo bivuze iki watura confesse abaroma baravuga ngo ni watuza akanwa kawe ni ukwatura ni ugufutura none se uyu muntu nyine aramutse akirijwe neza agateye arakigendera ageze arakijwe neza yego ikindi cyaha afite yego kamera irasinziriye ko twabibonye yinkwereye kakiyoda hariya reka mve muri uyu mubiri ndumva ngoye yishe umuntu yishuhe umuntu weze wenyine ni wenyine noze ko ari we wijyanye yishe yandikwa yishe umuntu gute yishe umuntu ari we wijyanye ngo nyine yishe umuntu yari kureka Imana ikazategura we ni wenyine arijyanye arijyanye ariko yishe umuntu kwiyahura nicyo kitababarirwa oya aravuga ati ngiye ubuzima bw'isi ndaburambiwe nirashe ni umunyabwoba kanimuke afite ibyaha bibiri agize icanono c'ubwoba naco ni icyaha mu byahishuye 20 yiyambuye ubuzima murongo wa 8 n'uwa 9 ari yaravango abanyabwoba n'abatizera nico bashaka ni ukuvuga ngo ati yiyambuye ubuzima ni icyaha kwica umuntu icyambere abanje aratinya n'ubwoba ni icyaha cya kabiri yiyambura n'ubuzima bibaye bibire agerekera ibyo ni ibyaha bibiri ajyanye nabyo ariko urubanza na kimwe kirahagije hari abantu benshi bazi ko kwiyahura nta cyaha kirimo benshi nibyo ndigize amahoro turi kwigisha kwiyahura ni ikibazo tugaruke rero icya kabiri cyo kumwuka wera ni ukutizera mu buhe buryo bakakubwira ijambo ry'Imana ukanga ijambo ry'Imana ikanga ukaba uvuye mu mubiri buryo waratutse umwuka kuko ryakugezeho ntacyo kwireguza kutizera ni kugutuka umwuka ariko bivuze mu magambo makeya ntabwo birambuye ndabirambuye ubwo bivuze mu buryo burambuye ni ukuvuga ngo bakwigishije ubutumwa bakubwiye ubutumwa bwiza kucyo byese gutuka umwuka wera kandi ari kutizera nyine kutizera niyo bakubwira iby'Imana ntubyemere nyine ngo wihane urumva ntabwo ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitusi byose tukimana tuzabibabarirwa ariko umuntu uzatuka umwuka wera ntazababarirwa na hato urumva ibitusi byose tuzatukimana tuzabibabarirwa urumva rero ko bitandukanye ariko uzatuka umwuka wera kuko ari we usanga umunyabyaha akamwihanisha akanga rero kwanga ni kugutuka umwuka twagiye ubwo urumva kutizera ni kugutuka umwuka kutizera iby'umwuka arimo aravuga ngo wakire ubwo butumwa bwiza wakire ubwo butumwa bwiza noneho rero ugapfura arimbuka ariko hari ibyaha Imana yihanganira aho ngaho kuri iyo ngingo ya 8 ni bitatu ni ugukora icyaha uri gutabara icya kabiri ni impanuka icya gatatu ni ubwana cyangwa ubujije noneho duhere ku cyo gutabara ni umuntu winjiye mu wawe kuriya nabivuze bamwiruka uko
baramwirukankana bashaka kumwica, Ariko azi ahise kuri- yinjira mu cyumba cyawe, ahise ajya no munsi y'igitanda, bakaza birukanka ati umuntu uko ari umuntu gaturukankanye kandi akasanga tubonye asa n'aho akatiye hano, ntabwo tubibonye neza, ariko turamubuze kandi nta kandi nta handi turabona ari hano, ari hehe? uravuga uti ntawe, kuko hari abakirisi bavuga ngo kubesha ni icyaha. gusa ntubeshye, urabesha, ariko ndavuga ngo gukora icyaha uri gutabara. none se ubwo Imana ni icyaha nyine, kuki ubyise icyaha se? nuko mvuze, nuko Imana iha agaciro umuntu kurusha kubesha. Imana iha agaciro kurusha, iha agaciro umuntu wari ugiye gupfa kurusha kubesha kwawe, none kubesha kwawe kukaba kuvuyeho. yikweza utabisabiye n'imbabazi, kweza utabisabiye imbabazi, kuko niba wari ufite impuhwe zo gutabara uyu, irakwihanganira. Fasi ibyo rero ko Imana igira amategeko yayo, kuko byose ari icyaha, ubwo ari ni ukuvuga ngo ni ugutabara, ntabwo uri umubeshi, ni ugutabara. wahaye agaciro ubugingo bw'uyu muntu. Uri gushyiramo amarangamutima yawe. Oya, ntabwo ari amarangamutima yawe. Gutabara ntabwo uri umubeshyi. Urumva uri gushyiramo ya marangamutima ya kimuntu. Oya, ntabwo ari kimuntu. Areba kuri ibyo ngibyo. Oya, ndi kuvuga ngo gutabara. Oya, ituvuga ahubwo nibwira ko atuvuga ati yinjiyemo hano. Wirinda kubeshya. Abamwe. Kugira ngo utagwa muri icyo cyaha. Oya, none reka nkwereka nkubaze. Umuntu ari kwiruka. Ari ugutabara umuntu bakora icyaha cyo kubeshya. Yego. Ari no kumutanga bakamwica. Yego. Igikomeye ni iki imbere y'Imana? Imbere y'Imana igikomeye ni ugutanga umuntu bakamwica, nico kibabaje. Kirababaje cyangwa ni icyaha? Ni icyaha kibabaje cyo. Ubwo Imana ibonye ko kuri umwicanyi se? Ibonye kugize uruhari gufashatanya nabo kumwica. Okay, twagiye tujye ku kakabiri baruvuze. Nuba abantu babuhungiyeho uzarwane ubarengeza ubwo buryo. Benshi rero ntabwo babyumva. Aho hano abantu benshi bakunda kuhagira bikabagora. Twagiye hano. None se umuntu musengana araje. Eric Jean nawe uri kubireba, umuntu murasengana. Ariko akaga karaje aje ari kwiruka ati turapfuye, bakabyara turaririmba. Uti winjiye aho. None baraje bati nta muntu. Mu by'ukuri umukristo w'ukuri yarakwiriye kwemera riske gupfana nawe aho kugira ngo umurekure. Okay. Cyakabiri. Impanuka. Oya, ndavuga impanuka. Ukuri gutwara imodoka. Waba uparitse akana kakinjira mu mapine utakabonye. Ugatukandagera. Noneho wasubira muri modoka urakandagira sicyo. Bakubwira ati wishe umuntu. Waje guhagarara ukareba koko sanga yashwanyaguritse. Ico gihe imbere y'Imana uri inosa, uri muziranenge. Ariko umuntu kuko ari uw'abantu benshi afite n'uwa leta, igihugu n'uw'ababyeyi bamubyaye, nuvuga ngo urihanganira igifungo cya leta, wihanganira impozamarira wenda ababyeyi bazasaba, ariko imbere y'Imana urakiranuka. Twagiye nanone ku kandi ka gatatu ubujiji ubwana wabyise ubwana. Umwana ntabwo ari ku mubiri gusa, burya no mu gakiza. Hara muri Abakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 11 avuga ngo nkiri umwana navuga nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura ibyo bwana birashira. Bisobanura ngo Imana ireba icyaha, irebye no gukura ufite mu byayo. Ririya jambo rivuga ngo abahawe byinshi bazabaza byinshi, abahawe bike bazabazwa bike. Hari icyo rishaka gusobanura. Bishaka kuvuga ngo Imana iri guhana Abisirayeli bari kuba mu Egiputa. Kwari uko babaga bimuye Imana bagasenga ibigirwamana by'abanyamahanga bari mu rugendo. Ariko kurimbuka kwabo Imana yaheraga ku myaka 20. Ikavuga ngo kuva kuri 19 kugarura ku mwaka umwe babikoze bohejwe n'ababyeyi. Icyo kintu rero na n'uyu munsi racagikurikiza. Umwana w'imyaka 5 yakoze icyakingana n'umwana n'umugabo w'imyaka 40. Ntabwo Imana ibinganya. Nico nshaka kuvuga. Tuye mu mwuka. Aho ni mu mubiri. Noneho rero mu mwuka Imana nyine yagereranyaga uko bizaba mu mwuka. Umuntu wabatijwe kwa gatandatu ntazi ibyo avuga.
ntawe ari nk'umuntu ufite imyaka 20 nkawe mu itorero urabwiriza hari ibyo wavuga weho bikaba icyaha ariko we kuko atabizi akabirengaho kandi ntibimubera icyaha kuko yabatijwe vuba. Izo mpamvu ntabwo byamubera icyaha cyangwa ni icyaha ahubwo no kw'Imana ikihanganira. Navuze ngo mu kungingo ya 8 hari iby'Imana yihanganira ariko ni ibyaha nyine. Ni ibyaha Ubangara gikoze n'icyaha ariko Imana irakihanga. Kuko ireba n'inzira uko cyagendeze kareba. Abana n'ubujiji. Ikareba n'ubujiji. Pawulo arajamba yavuze ngo nukwemeshe iyo misi yo kujijwa Imana arayirenganya. No kuvuga ngo ico wakoze utagisobanukiwe Imana ibibizi kutagisobanukiwe cyangwa ko ari gahunda yawe yagiteguye. Kuko umuntu wabatijwe kwa 6 w'icyumweru gishize hari byinshi atari yasobanukirwa. Ku buryo umunyabyaha w'umupagani ashobora kumubeshesha ibintu. Pasi urimo vango wabatijwe. Kubatizwa nibyo bizana agakiza cyangwa no kwizera. Twewe naho tureba. Imana yo ireba igihinduka ku muntu. Twe tukareba umuhango. Ubushobozi umuntu arabanza akizera akakira Yesu. Ubwo bisobanuye guhinduka. Nyuma akazabatizwa. Iyo akiriye Yesu ntabwo aba ari yahinduka. Iyo akiriye Yesu mu cyigisho cy'agakiza tuzakigeraho. Iyo yizeye guhinduka biza nyuma icyo gihe arabatizwa ariko hari igihe ashobora kwizera mu buryo bw'ibitangaza akabatizwa mu mwuka wera ataribizwa. None se uyu muntu wizeye aramutse apfuye ntiyajyamuje kuvuze ngo ntarahinduka. Kwizera yaje umuntu wizeye ni ukuvuga ngo kurabukwa kwizera. Ariko guhinduka ni igihe kigira cyo kubyara imirimo myiza. Yizeye n'iki kiba ni intambwe ku yindi kuko agakiza akizera n'iki kibayeho kuri we. Nicyo cyambere ubugingo ako kanya n'iki ubugingo ababwemerera. Ariko wizeye agatinda gupfa Imana imusaba n'imirimo. Ntabwo uri urasobanura icyo nkubaza. Nakubaje uyu muntu wizeye ako kanya ko bahise batwereka ko ahise agera kuri level yo guhabwa ubugingo. Ni iki kiba kibaye igihe yizeye? Ni igihe urabona nk'umwambuzi ku musaraba. Nibyo ndimo ndavuga. Ntabwo bamubajije rekomandasiyo cyangwa bamaze ngo wabatirijwe he, ariko ndashaka kumbwira rezilita ivuye mu kwizera kwe ako kanya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. Ibimenyetso bigora n'abizera barabitondaguye, ariko kwizera ako kanya biguhesha ku mwanda w'Imana. Uyu muntu nyine icyo navugaga, ese arizeye atangiye kuba yagira bya bintu by'amakosa akora. Ayo rero udashingiye kuri kwa kubatizwa. Iyo ni soteriology ifite ingingo twari gutangiriraho ariko ntiturayigeraho none. turi ku cyaha. Bazerewe wari urimo kuvuga ati umuntu wabatizwe kwa 6 hari ibyo yakora Imana ikabyihanganira. Kuko atari yagira. Navuga ngo kuki uri gushingira ku kubatizwa kandi agakiza gahera ku kwizera. Nuko abantu bareba umubatizo kuko abantu benshi bazi ko umuntu aba umukristo kuko yibijwe. Akaba ariho bashoboye. Urimo kuvuga icya 3 cy'ubwana cyangwa se ubujiji. Nicyo navuga. Ubwo nawe ibyo akoze uyu muntu Imana iramwirengagiza icyaha. Ifata kimwe n'umuntu bimazemo igihe kinini wamenye ukuri. Kuko uriya bataramenya ukuri kuzuye. Bataramenya ukuri kuzuye kuko abaheburayo harahari ngo ntibishoboka ko bamenyeze kumenya ukuri. Birahari. Twagiye ku cya 9. Icya 9 rero ni ingaruka y'icyaha. Wari uvuze ngo ingaruka y'icyaha tuyirimo twese abakomoka kuri Adamu, yaba bizera yaba abapagani. Kubera iki twebwe abizera ingaruka y'icyaha tubaho? Yesu yadukijije urupfu, ariko kamere y'icyaha cy'inkomoko niza n'ingaruka zacu ntabwo bireba Imana icyo gihe, ahubwo ni ibyo twakoze. Ni ukuvuga ngo ingaruka y'icyaha itangiriye icya mbere ku soni. Ingaruka y'icyaha ni isoni. Ubwo Adamu na Eva wumvaga imirindi y'Uwiteka imenuka mu ngobyi, barihisha kwihisha. Ingaruka y'icyaha rero ni ukunuka. Ingaruka y'icyaha ni indwara. Ingaruka y'icyaha ni inzara. Ingaruka y'icyaha ni intambara. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ubwo ibyo ngibyo tuzagumana nabyo. Kushyizeho kunuka ni iki ushatse kuvuga? Nuko amatungo ataragize uruhare mu gutegura icyaha adakaraba, twe tukakaraba buri munsi. Waba udakarabye ukanuka. Ubu Adamu ntiyanukaga. Oya,
ubwo ingaruka z'icyaha nuko tunuka. Nabyo birimo, ndi kuvuga list. Kunuka nabyo ni ingaruka y'icyaha. Nayo ni ingaruka y'icyaha. Inkimara imyaka 20 ntawayogeje ntawayuhagiye ikanuka inuke. Iranuka pase. Inkaho yawe. Nkiranuka. Oya. Amatungo nuzi ko nayanuka se. Oya. Kuko umuntu amaze ukwezi ntabwo waba mwari no rupangu. Atoga. Hari abana mu muhanda hari abaye. Umuntu nkawe nicare garira nico n'umwana. Ngo ndi kuba nkawe umaze ukwezi hano ntawarwinjiramo. Ariko amatungo ntanuka. Inwese imyaka 20 adakaraba umuntu yayigezaho. Uzaga icyambere garuka y'icyaha niki? Nukunuka. Isoni. Ni isoni. Isoni gushatse kuvuga iki? Iyo umuntu yakoze icyaha aramwara. Nico cazanye isoni. Nizo mpamvu usomye Itangiriro 2:25 haravangwa Adamu na Eva babanaga bambaye ubusa bombi ntibakorwe n'isoni. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko bamaze gukora icyaha buri wese abona yambaye ubusa. Abona ni ikibazo. Mapfukaho. Nundapfukaho. Ndapfuka. Bariruka. Ni ingaruka. Ajya kwisha Imana itareba ubwambure bwawe. Ya mbere. Ya kabiri nukunuka. Ni ukuvuga ngo bakeneye no gukaraba. Ngo base neza. Kandi bari babufite. Ya gatatu ni ukurwara. Ya kane ni ugusonza. Ya gatanu ni intambara. Ya nyuma ni urupfu. Ko nta bintu ukizemo kandi byinshi cyane. Oya ni byinshi cyane ariko ibihatse byose. Nibyo bihatse ibindi byose. Amakimbirane, kutumvikana ni intambara. Bigiye birabamo byose. Ubukene, ubuzima bubi. Ubukene niko gusonza nyine. Yewe bikuyemo aho ngaho koko. Izo ni ingaruka z'icyaha. None pase Imana yagize ububasha bwo gukiza umuntu urupfu rw'iteka ikoresheje umwana wa Yesu Kristo. Yabuze ububasha bwo gukiza abantu ingaruka z'icyaha. Batwe twahawe umwana wa Yesu Kristo kugira ngo dusindishirize, ntabwo tuburana nayo. Yaduhaye ibidukwiye kuvuga ngo mbe ari kugira icyaha ntabwo ari twe tuyiyobora. Ikindi ntabwo ariyo nyirabayazana w'ibyago duhura nabyo, ahubwo ibyago duhura nabyo nitwe twabizanye. Mwese uri kumva Imana icyo itakoze niki? Oya ariko agomba no kudukiza ingaruka. Yamara kudukiza ingaruka twewe turi beza se? Tunuze ni Yesu ni yaduhinduye abera. Yesu yaduhinduye abakiranutsi kubw'urupfu rwe. Ariko ingaruka y'icyaha tugomba kwirangiza mu rugendo, kuko turi mu rugendo. Kuki abisi aribo twita abapagani bahura n'ingaruka z'ibyaha kandi bakina birimo ko batarakiriye kamere cyangwa utarasinzirira kuko batarakira Yesu. Hanyuma itorero, abanyetorero ku isi nabo bakaba bagarukwaho n'ingaruka z'icyaha kandi baramaze kwizera Yesu. Oya twewe dufite akarusho kuko dufite ubugingo. Vose duhuje na ubugingo tuwe tuburetse ko ntago turabugeramo. Ariko ubugingo ntiturabugeramo, ariko turabwemereye ko twabwemeye. Ibyo ndabyemera rwose ko tubwemerewe. Ariko kubera ikinyine izo ngaruka zitubaho kandi twarizeye nabariya ibitubaho ibibabaho natwe bikatubaho kandi none dutandukanye bamwe n'itorero. Na Yesu yadupfire tutari beza, Imana yihanganye kugira ngo nabo bazamere nkatwe. Nizo mpamvu turi kimwe, nabo nibaza tuzahwana twinjirane mu bwami bw'Imana. Ubundi hakabaye hari itandukaniro ku mibabaro, ku ngaruka z'icyaha. Ku ngaruka oya hakabaye rihari rwose kuko itandukano ni ku bugingo buhoraho badafite, ntabwo ari ku ngaruka z'icyaha biri mu masezerano. Ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 3:23 haravanga kuko bose bakoze ibyandi bashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'urundi biduhereye ubusa kuko gucungwa kuboneka muri Yesu Kristo. Nubango ni bose natwe dufite icyaha ca Adamu, nubwo turaba Kristo tukaba dufite ubugingo buhoraho ariko tubukomokaho. Okay, twagiye ku cyanyuma cya 10. Icyanyuma ni ukubango kunesha icyaha. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 15 turuze kuri 13 tukageza kuri 20 haravuga ngo muyoborwe n'umwuka nimwo butazakora ibyo kamere irarikiye. Nubango iyo wemeye kuyoborwa n'umwuka kugira ngo uneshe icyaha,
kuyoborwa n'umwuka ariko naco ntigikuraho ingaruka y'icyaha, ariko kiguha kunesha icyaha. Noneho rero imaze kuyoborwa n'umwuka ntukore ibya kamere ibyirarikira, icyo gihe wera imbuto. Noneho iyo ugeze ku rwego rw'imbuto nta rubanza wongera gucirwaho. Izo mpamvu bavuga ngo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka no kwirinda, ibimeze bityo nta mategeko abihana. Nuvuga ngo ubugeze ku rwego rushimishije rwuzuye. Ubwo niki wabwira abadukurikiye kubirebana nako kantu kanya umusorejeho? Nababwira ngo ntimutumbire cyane cyane ku mpano, ntimutitumbire cyane cyane ku mihango y'amadini, ngo muvuge ngo nimwubahirize ibi muzatsindishirizwa imbere y'Imana, cyangwa ngo muvuge ngo nimugire impano z'umwuka, kuko Matayo 7:22 avuga ngo abantu benshi bazavuga ngo twakoze ibitangaza, twirukanye abadayimoni, twahanuye mu izina ryawe, ngo ariko nzababwira ngo sinigeze kubamenya, kubera bageze ku mpano ariko bataratera intambwe yo kubyara imbuto, noneho barabyiratana ntibagera kuri za mbuto. Imana rero ishima abageze ku mbuto, abageze ku mpano ari ugukura, ariko imbuto nicyo giheruka kumubwira ngo witwe umwana w'Imana. Imana rero ibahe kwera imbuto, banesha icyaha, maze banesha icyaha. Base hari abantu benshi bafite confusion kubirebana n'ukuntu tuba mu isi twarizeye tugakomeza guhura n'imibabaro, tugasanga iby'abisi bahura nabyo turahura nabyo, nibyo tuzavuga ku gakiza, bigatuma bahura n'icyo kibazo. Bahura n'icyo kibazo cyane. Kubera iki? Kuki bije bimbaho kandi nkijijwe? Twemeye Yesu ariko ntitwahakana ko tudakomoka kuri Adamu. Ubwo rero ya ngaruka y'icyaha cya Adamu ni y'abantu bose, kuko ari we watubyaye, ntahari y'abamwe. Ni ubuhe butumwa ugeneye abatuye isi? Abaturiye isi bose nuko bakwizera umwami Yesu, bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Buri wese akamenya ko ari umunyabyaha, akaza imbere y'Imana kuri abo batarihana. Buri wese akamenya ko Yesu Kristo ari umuziranenge. Buri wese akagira ububasha bwo kwatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, kandi akizera mu mutima we neza ko Imana yamuzuye mu bapfuye, icyo gihe arakizwa. Ikindi noneho tugashira ibitekerezo byacu no kwizera ku kuzuka k'umwami Yesu no kugaruka kwe, kuko wa mwambuzi yaravuze ngo njyewe rata uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Bari babambwe ariko agira ikintu cyo kurabuka ko Yesu Kristo azagaruka mu bwami bwe, arakizwa. Ya pase murakoze cyane, turabashimiye cyane. Hanyuma mu gusenga musengera abadukurikiye kugira ngo ibi bintu bigira imbaraga, ko twiza inyigisho ikomeye irebana n'icyaha, kandi ni inyigisho ikomeye cyane, ari nayo ikwiriye kugira ngo abantu bayumve, kugira ngo bahinduke abana b'Imana. Mbere y'uko dusengera kugira ngo Imana itange imbaraga ku bantu bumvisha ubutumwa bwiza bashobozwe kunesha iki cyaha, nuko wabanza ugatanga adresse zawe kugira ngo wagukina n'uwakubaza ibindi ukabimusobanurira. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre. Nimero ya WhatsApp ku bakeneye gukurikirana inyigisho zihoraho 078 669 669 kuri channel yacu yitwa Gusenga Everyday, niho tubonekera. Nayigendanwa ku bafite ibibazo ku nyigisho bakurikira 0783407035. Murakoze kuri channel, ni karibu Gusenga Everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbaje ku nyigisho tumaze kubona, uri kumwe natwe kandi batangiranye natwe. Ndasabira abisi bose bumvise amagambo, iki kiganiro cyo kumenya ubuntu bw'Imana, tukamenya inyigisho nzima z'ukuri, izo nyigisho shingiro z'itorero, abera bose bari mu mahanga yose n'abatarahinduka bose babitegeye amatwi bashe guhindurwa naryo, tubyambashe mu izina rya Yesu, amena. Reka tugushimire mwene data mukunzi wa Iron TV, umukunzi w'ijambo ry'Imana kandi mugenzi dufatanyije kujya mu ijuru. Imana guhumugisha cyane, kandi turagusabye kugira ngo Imana gushoboze natwe dushoboze kunesha icyaha, turebe ko tuzabona ubugingo buhoraho. Kandi mwadufasha gusharinga ubutumwa ku nshuti zanyu, abavandimwe, ubutumwa bugakomeza kwamamazwa kugera ku mpera y'isi, mwami wacu akagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho utaha. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye.
zaba kumwe na Eliya zaba kumwe na Abrahamu